nshuti bakunzi ba muzika, ndongeye ndabasuhuje cyane. Nitwa Haragirimana Theophile, iyi channel yitwa Ndabakunda TV. Sinshaka kudutinda, murabizi ko iyi channel ibagezaho ibintu binyuranye, ariko cyane cyane amasomo ya muzika, kwiga muzika. Ejo hashize twize iyo bita si bemol. Murabizi ko turi mu mabemoro. Hari umuntu wari wabinsabye ngo twige bemol, ngo twige na dièse, ngo ashaka ko twiga ama dièse na bemol. Nababwiye yuko hano turimo kwiga ama bemol kuri iyi channel, ariko kugira ngo tubyihutishe ku yindi channel yitwa Theo UBS and Music, ubwo nukuvuga THEO ni ta na ha na e na o na u na ba na sa, UBS. Ndimo aho kuri ya channel yindi harimo gucaho ama dièse. Nubango nahisemo ko hano tubinyuzaho bemol, ahandi tukagezaho dièse kugira ngo tubijyanire hamwe. Umuntu ushaka kureba dièse ugaraza gusimbukira kuri iyo ngiyo nibabwiye ya Theo UBS and Music. Hano rekaze dukomeze bemol. Je twize si bemol niyo twaherukaga kwiga, ariko mwibuke ko n'ubundi twari twabifashe tubyiga mu masomo byose tubyegeranyije kuri iyi channel naho biriho, kuko urebye mu masomo yabanje wasanga twarabifashe tukabikombina tukabihuza, ariko ubu ngubu turi gutatura igame imwe kuri imwe ku yindi. Niyo mpamvu navuze ko tutazafata umwanya munini wo kubijyana ngo tufate bemol zizarangire twige dièse. Bita mfata ko twafata bemol tukazishyira hano ku yindi channel tugahita dushyiraho dièse. Umuntu uzireba zombi araza kubibona. Hanyuma ubutaha tukaziga amasomo yandi. Murabizi ko muzika ari ikintu kigari cyane. Ejo hashize twize iyo bita si bemol. Uyu munsi twongeyeho akandi ka bemol. Nababwiye yuko umuntu ahera muri si agakurikizaho mi, ariko dutondeka agakurikizaho ra. Si mi ra, ubwo niko tugezeho. Ejo ubwa mbere mureba amasomo yo muri bemol twize ubushize yabanjirije aya, hari hakiho kamwe uko twabibonye. Murabizi ari tubiri, murabizi uko twanzuye. Noneho tugiye kureba iyo tubaye dutatu bigenda gute, yo utubemol tubaye dutatu. Ariko se two dushyirwamo duti? Nubango nkuko mubizi narababwiye, habanza si, hakurikizaho mi, hakurikizaho ra, udutondeka kandi tukajya muri ra. Noneho ubwo ni mu rufunguzo yaba mu rufunguzo rwa sol yaba no muri rwa fa. Murabizi ko no mu rufunguzo rwa fa nagora murabona ko nta gihinduka. Akambere kari muri si, murabizi ko ibiri hano mu rufunguzo rwa fa, akandi kakaba muri mi, akagatatu kakaba muri ra. Byose ibingibi byose byo nta kibazo na kimwe kiba kiriho. Iyo rero umaze kumenya ko dutondekwa, ikiba gisigaye cy'ingenzi no kumenya ngo mbonye indirimbo yanditse kuri kopi, ngiye kuyisorofeya nyige cyangwa se nanayigishe, donc ngiye kuyiririmba uko bayanditse. Umaze kubona ko hariho utu tubemol dutatu, nababwiye ko hari inzira ebyiri zo kwifashisha kugira ngo umenye amanota ari muri iyi porte, uze kumenya amanota ayariyo. Inzira ya mbere ni ukureba akabemoro ka nyuma gaheruka bashyizeho. Ubwo akanyuma hano ubwo ni kano ka gatatu, kuko hari igihe uzasangamo tubiri, hari igihe uzasangamo dutanu, hari igihe uzasangamo dutandatu. Ubwo nusangamo dutandatu, akanyuma kazaba ari aka gatandatu. Kugira ngo umenye ko ari aka gatandatu, nuko uzadutondeka ukurikije ya mategeko ya si, mi, ra, re, so, do, fa. Wabitondeka gutyo ukamenya ngo aka gatandatu ni aka ngaka. Kumenya kanyuma nta kindi wifashisha, kuko turunzemo gutyo ushobora kwibeshya utakurikije ayo mategeko ngo umenye ngo akambere ni aka, kabiri ni aka. Ariko iyo ubashije kuyakurikiza ukareba agaheruka ukakamenya, ukamenya ngo agaheruka hano ni kano ko muri ra, kugira ngo umenye amanota uzahita ubara kano uhereye kuri kano kanyuma. Ubare ngo rimwe, nuko bari inshuro enye umanuka: rimwe, kabiri, gatatu, kane. Ubu iyi ngiyi turimo iribaye mi bemol, kubera ko amanota bari kuri uyu murongo murabizi ko aba ari mi. Ni nayo iyi ngiyi turimo kwiga uyu munsi, mi bemol. Hari n'indi tegeko nababwiye,
ubwo iryo ni rimwe, iri ni rimwe ryo kuvuga ngo urabara akanyuma uvuga ngo rimwe kabiri gatatu kane, umenye ko game ari mi bemol. Irindi tegeko nababwiye ngo ureba akabanziriza akanyuma, doko numva ngo akabanje kujyaho kugira ngo hajye akanyuma, akabanjirije akanyuma aho kari buriya n'ubundi biba bihura na ya bemol. Hano akabanjirije akanyuma kari hehe? Kari muri mi. Twese turemera ko iri nota ari rya mi. Niba rero akabanjirije akanyuma kari muri mi, ubwo turi muri game ya mi bemol. Nabango akabanjirije akanyuma kari muri mi, bivuze ko ariyo game turimo ya mi bemol, ariko kandi n'ubundi ubaze inshuro enye umanuka uvuye hano urasanga bihura bigwa muri mi. Ni ikibazo cy'uko wenda iyi ari mi yo hejuru, iyi ikaba iyo hasi, ariko byose ni mi. Murumva ko bihura. Naha ngaha nuko nta kindi wakora kindi kitari ibi ngibi twari twavuganye. Ni ukuvuga ngo ukimara kubona rero iyi game uhita uvuga uti se none amanota ndayashaka nkurikije iki? Icyo gihe mu kubara octave yawe cyangwa se uri nko kuri senti ushaka gucuranga go do re mi fa sol la si do, ushaka kubicuranga ariko muri iyi game ya mi uhita uhera kuri mi bemol. Wamara gufata mi bemol ugahita ufata fa so la bemol si bemol do re ugasoreza muri mi bemol, octave kabirangiye. Nuvuga ngo uko washaka amanota, inota rizaba riri hano, ushatse ubungubu hano wava ko iyi ngiyi ariyo do yawe muri mi bemol, ariko wabivuga byahura do re mi fa so la si do, nabyo nuko ubushaka nibyo nuko ngo babisona, ariko bikava muri ya game isanzwe ya do naturel bikaza muri iyi game ya mi bemol. Noneho wowe mu gufata do yawe ukayifatira hano kuri mi bemol, noneho kugira ngo ukurikiranye uko zikurikiranya ukavuga mi bemol fa so la bemol si bemol do re mi bemol, akaba ari isorezamo. Nibango yivuze mi bemol aba ari iyi ngiyi nyine, fa so la bemol ni ya yindi iyi ngiyi nyine, si bemol ubwo iyi ni iyi ngiyi bigarutse, do re na ya mi bemol ni ziriho bemol gusa. No kuvuga ngo rero buriya no kuri piano gucuranga uretse muri game ya do naturel honyine niho ushobora gufata do ugakomeza amanota y'umweru kugenda ugeze ku yindi do, nta nota na rimwe usimbutse utanavanze namwe y'umukara. Ariko mu zindi game bizagusaba gufata mi bemol, ufate fa isanzwe na sol isanzwe, ariko nugera kuri la ufate bemol, si nayo ufate bemol, do re wongera ufate mi bemol, ube noneho uri muri ino game ya mi bemol. Nuko nguko uzabigenza. Reka noneho twere gutinda, iri somo ryari kuba rirerire, nishime yuko mubikurikira. Reka twihutane izi bemol n'ibinkundira, ndashakisha uburyo duhita twiga na bemol ikurikiyeho kugira ngo zive mu nzira duhite twiga izindi andi masomo ajyanye n'ibindi bitari ibingibi bya dièse na bemol. Nitwa Theophile, ndabashimiye cyane.